turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe kandi twizere rwose ko mukomeje kugubwa neza, twizere ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino kuri iyi si nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ngiyi ni Nzuri Business Group Limited, nk'uko mubimenyereye ibibagezaho umunsi ku wundi imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ibicishije kuri iyi channel yacu cyangwa se yanyu muri rusange ya Nzuri Market. Ni yacu twese kubera ko ni isoko ntirigira nyiraryo, iyi Nzuri Market rero ni isoko ry'imitungo itimukanwa. Ngira ngo rero abari kuri YouTube cyangwa se mwebwe mwakanze subscribe, n'abandi mwese mwagiyeho tunabibutsa gukomeza gukanda subscribe ndetse mugakora na share kandi mugakanda n'akazogera cyangwa se kuri notification kugira mujye mugenda mubona ibyiza byose tugenda tubagezaho. Mwakomeje kugenda mubona amashusho y'inzu iriho, ni inzu nziza rwose, ni inzu nziza ifite ikibanza kinini cyane, nk'uko muri kugenda mubibona, kubera ko iyi nzu yubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 560. ni hafi ibibanza bibiri, kubera ko muzi yuko ikibanza kimwe ubundi kigira metero kare 300 cyangwa se 15 kuri 20. Iyi ngiyi rero ifite ubuso bwa metero kare 560. 560 ni ukuvuga ngo ni nka metero kare 20 kuri 28. Iyi nzu rero ikaba ifite jardin, ngira ngo jardin mwagiye muyibona, ifite parking, ifite kandi ikigega cy'amazi, ifite n'amanex, ngira ngo nayo murayareba. Iyi nzu nayo ubwayo ikaba ifite ibyumba 4 byiza binini byo kuryamamo, ikagira kandi douche na toilette 2, hanyuma ikanagira salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu, nubwo idakoze neza, itarimo twatubati nyine tutuma byitwa cuisine yo mu nzu, ariko birateguye kandi birateganyijwe byose. Iyi nzu rero rwose ikaba inubakishije block ciment, hamwe na hamwe akaba ari amatafari ahiye, irimo parafo nziza, ni inzu y'igisenge gisakaje amabati agezweho, ni inzu mbese nziza. Akarusho kayo kandi kabiri hafi cyane ya kaburimbo, kubera ko kuva kuri kaburimbo ugera kuri iyi nzu nta metero rwose 300 zihari, ni nka 200. Urumva rero ko ari inzu nziza cyane kandi iri ahantu heza cyane uko mugenda mubibona. Ngira ngo tumaze impungenge benshi cyane bagenda bibaza ku mitungo itimukanwa kandi ishaka makeya. Iyi nzu rero iri mu karere ka Gasabo, mu murenge wa Gisozi, cyangwa se ahazwi nko ku Gisozi, hafi cyane ya kaburimbo ijya Karuruma iva Bertoire. Iyi nzu rero nk'uko twavuze ko ifite ibyumba 4, douche na toilette 2, salon, salle à manger hagenewe cuisine ndetse na annex. Ikaba iri no mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 560. Uretse ibyo byose, igihari ni uko iyi nzu ishaka amafaranga atari menshi ugereranyije n'ibyo byose, ugereranyije n'aho iri, ugereranyije n'agaciro ikibanza kigezeho. Iyi nzu irashaka miliyoni 60 zonyine, miliyoni 60, kandi ziri negociable. Ni ukuvuga ngo ni igiciro, ntabwo ari amafaranga ya nyuma. N'iyo winjiye muri iyi nzu ubona uburyo ifite ibintu biri class, ibintu bimeze neza. Urebye nk'inzugi ziri muri iyi nzu, inzugi nziza za ribuyu, mbese ni inzu yubakitse mu by'ukuri, ni inzu yubakitse kandi imeze neza cyane, kuko nyirayo yayubatse ashaka kuyituriramo, nta bundi bucuruzi bundi cyangwa iki. Waramutse rero wakunze iyi nzu, uramutse ukunze iyi nzu, waduhamagara kuri nimero zacu zisanzwe mumaze kumenyera muri benshi, arizo 07 88 48 67 97 cyangwa se 07 8 2 inshuro 3 0 1 2 3. Ntabwo rero ukwiriye gucikwa n'iyi nzu, nukwiriye gucikwa n'iyi nzu. Ngira ngo murayireba, iyi nzu ifite clôture ya Ruriba, nziza ya Ruriba, mbese ni inzu yujuje kira kitiri muri quartier nziza, VIP
ni inzu rwose nziza cyane. Iyi nzu rero ishaka miliyoni 60 ziri negosiyabule, ngira ngo ibyo ngibyo twabivuze. Ariko kandi mushaka kudusanga aho dukorera ni ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, ni etaje ya kabiri usa n'ugana Nyabugogo yanditseho Shema House. Uzamuka no muri etaje ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari cyangwa se hareba ku Gisozi. Yes, si ibyo gusa rero, si ibyo gusa, kubera ko uretse n'ibyo ngibyo ushaka kudusura ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni Nzuri Market. Rero rwose turakurarikira gukomeza gukanda subscribe, ariko kandi ushobora no gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi, 5 kuri 5, buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1, biba bicishwa cyangwa se bica kuri Fine FM 93.1. Buri munsi saa 12 kugera saa 1 muba musobanukirwa cyangwa se tuganira byinshi ku bijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka, imicungire yabwo, igishushanyo mbonera, ndetse umuntu akabarizamo byinshi akanasobanukirwa byinshi bitandukanye. Murabona ko inzu ifite salo nziza cyane. Ariko kandi mushobora kugana Nzuri tukabubakira amafaranga meza, tukamanaginga imitungo yanyu mu byo twise property management. Si ibyo gusa kandi dushobora no kubimura mushaka kwimuka anytime. Iyo ni Nzuri Business Group Limited. Turabakunda cyane. Nimukomeze mukande subscribe, mukomeze muze tubereka ahantu heza hazira amanegeka, hazira igishanga. Ni karibu cyane.